kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyitwa ishami show, ikiganiro kigamije kureba ibyiza byagezweho n'abartiste cyangwa se n'abantu batandukanye mu bice bitandukanye bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi, aho tureba abahanga cyangwa se abantu twita legende ibyo bakoze, hanyuma tukareba n'ababigiyeho, abigiye ku birenge, abari kubikora uyu munsi wa none, tukabihuza tukareba uburyo bikorwa nuko bigenda. Twakira rero aba legende, tukakira n'abari babirimo bagifite imyaka mikeya bigira ku birenge byabo. Rero kuri ino nshuro, kuri uno munsi, tukaba twakiriye abantu bari mu gisata cyangwa se mu gice cya théâtre. Théâtre rero ni ikintu kinini cyane nk'uko musanzwe mubizi. Njyewe ku giti cyanjye nakuze numva théâtre zo kuri Radio Rwanda zikaturyohera, ugakuzumva ukanazisubiramo ku ishuri aho twagiye ukazisubiramo nka filme, kuko wabaga abonye amashusho kandi wayumvise kuri radio. Rero théâtre nyinshi numvise najyaga kumva nkumva iri kurangira ngo cyangwa se iri gutangira ngo uyu mukino mukurikirana wanditswe ngo kandi utozwa, abakinnyi batojwe n'umuntu witwa Nyabyenda Narcisse. Nakuze mfite amatsiko yo kuzahura nawe. Rero kuri ino nshuro mubyeyi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Nanjye rero turi kuganira, nkaba nitwa Nyiko Benko, niyo mazina y'ababyeyi, nta n'akabyiniro ngira. Yewe nitwa Nyabyenda Narcisse, ako kazi nawe uri kuvuga nitwa umutoza w'abakinnyi. Yego. Naho ntuye n'abo tubana akenshi usanga bavuga ngo duturanye no kwa mutoza. Yego. Wakumva ko ako kazina rero kavuye hehe? Ubundi nakoze kuri Radio Rwanda kuva muri 77, ariko kuva muri 83 mu mpera z'uwo mwaka haje kuza icyo kiganiro wise théâtre, kandi kuko niko natwe cyatangiye cyitwa théâtre. Ariko nyuma yaho abayobozi b'icyo kigo baje gusanga izina théâtre bidahuje n'imikino iri gukinwa kuri radio, bashaka izina rizajyana n'icyo kiganiro. Yaje kuza rite? Icyo gihe wari ukuriye Orenfort yandikiye abaprofeseri bo muri Nyakinama, icyo gihe nibo bigaga ikinyarwanda cyangwa indimi, ubuvanganzo. Rakoze. Noneho baza gushaka iryo zina ry'ikinamico. Ryaje mu bantu wari profeseri Mathias, icyo gihe agomba kuba yigishaga Gasimba akirangiza, n'umwe muri abo bantu bashoboye kubona iryo zina ikinamico. Haje kuba ikibazo rero icyo gihe abanyeshuri bigaga muri University Butare na Nyakinama bumvishe imikino yahise kuri Radio Rwanda 3 ikurikirana, noneho bakumva ngo twahinduye ngo babyise ngo ikinamico. Batereka bati ntabwo ari ikinamico, bati ibintu mukina ni ingeso, mu bihindure mu byite ingeso, mu byite ko mukina ingeso, mu byite ikinangeso. Noneho wari ukuriye icyo kigo cya Orenfort aravuga ati rero ririya zina muri reke rizageraho rifate, kandi koko murabona muri iki gihe tugeze ryarafashe, niryo mwese muzi ry'ikinamico. Ariko rero nanjye kujya muri icyo kiganiro uko cyatangiye, ndakita ikiganiro kuko cyari ikiganiro cya Radio Rwanda, ntabwo byari byoroshye. Yewe nikoreraga muri tekinike, nari umutekinisiye. Noneho bampa ibaruwa ngo njye muri abo bantu bagiye gutangiza ikiganiro, ariko cyari ikiganiro kiruhije kuko kwari kubanza kwandika. Ubwo ngubwo akenshi bari barabibonye ku bindi bihugu duturanye ko icyo kiganiro gihari, noneho nabo bifuza ko nacyo cyatangira cyatangiye neza muri 84. Muri uko gutangira rero cyatangijwe n'abo bantu akenshi banditse imikino ya mbere 3 ya mbere ni abantu bari barize muri Petit Seminaire, kuko bo bigaga kuzandika no kuzikina. Yewe rero kubera ko nari umutekinisiye, barambwiye ngo ningeyo, ndavuga se ndajya gukora iki? Noneho diregiteri wa Orenfort arambwira ngo mbere rero ngo ugiyeyo ngo mu mezi 3 ngo nzaba nabonye ngo gusimbura ngo genda ngo utangire ikiganiro. Naravuze nti baranyirukanye birarangiye.
nagiye gushaka umuntu witwa umukecuru Victoria Nganyira kuko yari umuntu w'inararibonye ndagenda namubwira nti dore ibaruwa baranyirukanye ko nakoraga muri tekinike none bakaba banjyanye mu bintu byewe ntashoboye ntazi bizagenda gute arambwira ati rero ati yabonye ko hari ikintu ushobora kuzakora cyagira akamaro njyayo gutyo ngezeyo ndatekereza ibi bintu byitwa ikinamico ko nta hantu byari byatangira kuri radiyo Rwanda nkaba ngiye mu kiganiro gikomeye naratashye mbwira umugore ntibanza bagiye kunyirukana banshyize mu bintu bikomeye arambwira ati ni ugusenga nubwo bagushyize mu bintu utarabona utarageze gute ni ugusenga ubisaba Imana ushobora kuzabigeraho noneho nagize amahirwe kuri radiyo Rwanda hari ikiganiro cyahitaga cyitwaga Anthologie du Mystère byari ikiganiro cyandikwaga n'umuntu w'umuhanga witwaga Pierre Biard yandikaga za ntuze za théâtre cyangwa za filime ubundi ntabwo babyitaga filime byari ntuze babyitaga théâtre zikora nk'aho ari nka filime abantu bashobora kuba barazibonye zimeze nk'aho ari filime wayikurikirana ukumva ni filime noneho nanjye nkaba narazikundaga icyo kiganiro cyahitaga ku wa kane mu masaha akuze cyari kiri mu rurimi rw'igifaransa ndagenda ndazikurikirana nkaza nzishyira ku ntuze ku mashini nkazumva noneho kuri iyo mikino no gushyiramo ya majwi yabaga arimo muri ibyo biganiro nanjye ntangira kujya bikurikiza uko iyo mikino yari imeze ndebera kuri iyo mikino uko yari imeze kugera ku mukino wa gatanu abantu bagendaga mu ntuze muri bisi ko twagendaga muri bisi nta tagisi zabagaho baravuga ngo nguriya ngo dore wa wundi ngo ukora imikino ngo yayindi ngo twumva saa 2:30 tukaba twageze mu rugo abo duturanye bonyine burabyumvaga umukino wabaga twashyizeho mushya twahuriraga nabo ku mugoroba bati ngwino tuganire tubwire uko byagenze urumva nyine hari akantu twajyaga iruhande aho ngaho kuri ka butike tukaganira noneho naje kugeraho nko mu mezi 6 nsaba audience kwa directeur kugira ngo nisubire muri tekinike yanga kunyakira umwaka nanone urashira ntarabona usimbura nongera ndabimusaba yanga kunyakira nyuma hafi y'imyaka 2 niwe yavuze ngo rega ngo hanyuma se ngo urabona byagenda bite kuko nyine imikino myinshi niwe wari umaze nari maze yewe ntabwo nandikaga ahubwo nafataga amajwi ngakora editing yawe nkawutunganya ukanyura kuri radiyo kuko abantu babanje ba mbere nk'uwitwa Karisa Karisiti Mukarushema Josephine ba Medare witwa Medare mwumva neza Sirasi yaje kuza nyuma muri za 80 na kangahe na gatandatu gutyo cyangwa na 7 nawe abo Umutoza kuko ari mu ba mbere banditse ikinamico yahise kuri radiyo yitwa Ruteruzi Ndatashye burya Ruteruzi Ndatashye yanditswe na Mbonimana Sirasi afatanyijwe n'undi witwa Nsengimana Evase bigaga i Butare muri groupe scolaire urumva rero ko nawe ari mu bantu b'abahanga bazi kwandika noneho kuzamenya kwandika nuko nasomaga imikino kuko bakoreshaga amarushanwa buri mwaka habaga irushanwa hakaza nk'imikino 300 400 yazaga mu biro nkoramo nkayisoma ugatoranya tukayitoranya none ikajya muri jiri yajya muri jiri bagafata imikino 20 nabaga nanjye ndi muri jiri muri abo ngabo baza gutanga batoranya ya mikino umva yewe no kubona aya marinete nambara marinete nuko nasomye imikino myinshi y'ikinamico ubwo rero rya zina ryitwaga théâtre riza kuvaho birafata biba bakita ikinamico urakoze cyane rero kuri ayo mateka y'aho izina ikinamico no kutwibwira uriwe byari ibintu byiza noneho hari ikibazo nahise ngira ukikomeza gukora iyo introduction wakoze urumva ko wari umutekinisiye usanzwe ukora ibiganiro ukabitunganya bigacaho cyangwa se ugakora mu majwi ni tekinike nini cyane burya muri radio abahageze muri studio barabizi urumva bagufashemo directeur we yakubonaga kubishoboye wenda
cyangwa se nuko yari yabuze undi ahashyira. Ikibazo nshaka kubaza ni iki ngiki, watangiye kwikunda ryari kubyumva ko byaba ubuzima bwawe noneho? Ni ryari wumvise ubikunze uvuga ati ibintu noneho reka bibe ubuzima bwanjye? Aho ngaho urakoze rwose, ni ikintu gikomeye. Hari hashize imyaka 15 ntabwo nigeze nkunda, kuko urumva muri domaine yanjye ikintu nashaka kwiga electronique, kandi koko n'ikizamini cyo kujya kwiga electronique mu Budage nari nagitsinze, ntegereje kuzajyayo. Icyo gituma yanambwiraga ati wowe kubera kuzajya kwiga bukora hariya uzajya kwiga electronique. Urumva rero ikintu cyabaga kindi muntu uze mu maraso, numvaga ko ninjya kwiga electronique hazaza ndi engineer narize electronique, byasimburaga ibyo bintu banjyanyemo. Nyuma y'imyaka 15 niho nabonye stage yo kujya kubyiga noneho mu Budage muri Deutscheville, kwiga théâtre muri Deutscheville. Mvuyeyo niho numvise ko noneho Imana ishobora kuba impaye uwo murongo ngiye kunyuramo. Ndavuga nubwo mvuye noneho kubyiga, noneho ngomba gutangira kubikunda. Niho nafashe n'ikaramu nandika umukino wanjye. Ntarabyemera, ntavuga ko ari ubuzima ngiyemo bw'ibintu by'ikinamico, ariko kubera ko nari mvuyeyo ngasanga mbonye ifatizo ryo kumva ko koko ngiye mu buzima bw'ikinamico. Niho nanjye natangiye kwandika, ku buryo kuva icyo gihe ntangira kwandika hari imikino nagiye nandika imyinshi kugira ngo uzamenye n'inyito yayo, kereka nanjye iyo ngiye kureba aho nawushyize, kuko ndumva iyo nzi niyandikiye ubwanjye kandi nakunda ni imikino 20. Yenda nagarukaho gatoya ku bantu bandika. Iyo wandika ikinamico ugomba kureba intrigue, icyo bita intrigue. Umukino wanjye uzaba ushingiye ku cyo uzaba umeze gute, kugira ngo bitandukane n'ikindi kiganiro cyangwa ibyo bita ikiganiro cyangwa byita théâtre. Niba bayise théâtre, yandika mu buryo bwa théâtre, bitandukane n'ikiganiro. Ndatanga nk'urugero, iyo umuntu yumvise ikinamico nk'iyo ngiyo yanditse neza, ni ukuvuga ko wayanditse yandikiye ugutwi kureba. Nakwisobanuraho gatoya, ugutwi kureba bishaka kuvuga iki? Umuntu uri kuyumva ari nko mu Bugarama, undi yenda ari nka ku Rusumo hepfo, urumva ko ni abantu batandukanye ku gihugu cyacu. Ari nijoro yenda umugabo aryamye hariya ari kugona, umugore akayakurikiye ya kinamico, arakomanga ati kanguka, cyawe urigonesha, urumva atari we bari kuvuga. Icyo gihe rero ya message wayitanze ameze nk'umuntu wafashe ya kinamico ayishyira hari yimira nka filime ari kuyireba. Ugomba kwandikira ugutwi kureba, kuko umuntu wandika théâtre, wandika ikinamico agomba kwandika imeze nka bundi ni filime, babyita ko ari filime sonore. Théâtre ni filime sonore, ni filime nawe ubwawe watereka hariya. Naho ibindi ubone tariyo, mubwira ajye mu bahugurwa yikina abyige, kuko ari kukubeshya, ntabwo ari kwandika ikinamico. Ntabwo ari kwandika. Kumva théâtre uburyo mwayikoraga kira gihe, umvaga hari ubundi buhanga burimo. Ubwo mvuye ku gice cy'uko yabaga yanditse neza, uko mwabaga mwayiteguye n'abatoza mwabatoje neza. Noneho ngiye mu mitunganyirize cyangwa ya editing wavugaga, hari ukuntu hari icyo bita sound effects za bruitage, ukumva nk'igikeri muri théâtre, ariko wowe uri kuyumva ukahita ubona igikeri kiri ahantu mu gishanga. Bira bintu mwabikoraga mute ko na tekinoloji ntiyari ihari, mwajyaga kugishaka cyagendaga bite? Iki ni ikibazo cyiza, kubera ko nanjye byambayeho icyo gihe cyose nari ndi muri ako kazi. Nari mfite record ngendana, nanyura ahantu nakumva utunyoni, none record yanjye nkayifungura, utwo tunyoni nkadushyiramo. Nanyura ahantu nyuze nko mu kabari, nkumva hari ahantu hari urusaku cyangwa ahantu hari nk'umuziki mwiza, nkawufata. Ngiye gutanga nk'urugero, hari umupadiri w'izaza
yaranyandikiye ati uzaze hano izaza ukora ikinamico hari inyoni zihari ziza mu kwezi kwa 4 zo bita les oiseaux imigrateurs yari umuzungu ariko nyine azi n'ikinyarwanda yari yarazibonye muri Cameroon ariko mu kwezi kwa 4 zikaza ugomba kuba zarazaga mu Rwanda hari bishobora kuba nabyo aho bita ku giti cy'inyoni na ziriya burya ntabwo zahahoze muri za 70 burya ntabwo ziriya nyoni ntabwo zahahoze ariko zaje kuza nyuma muri za 80 burya niho zaje none warambwira tuzaze ati ari inyoni nziza uzaze naragendara izaza mfata iza mu gitondo iza nijoro noneho nkajya nzishyira mu ikinamico nko tutarajya yenda nka kure hari ikinamico bakunda kwita wera ubundi yitwa icyanzu cy'Imana burya ni théâtre yanditswe n'umuntu witwa Bahinyuza Innocent ayivanye kuri Roma ni Roma burya yafashe nibyo bita ntuza adaptation yafashe Roma y'umuntu agomba kuba ari umuntu wo muri Afrique de l'Ouest ntabwo muzi neza izina rye noneho no gutsinda no kugira ngo natsinde habaye ikibazo bati iki kintu ntabwo bibaho agomba ko ari igitabo cya kanaka kuko abantu babivugaga bari abantu b'abahanga nk'uwitwa Umuswayire Pole yari professeur muri université ngo nawe yari ari muri jury n'abagasimba uri ya François nawe yigisha muri université baravuga bati mumureke ubwo yakoze adaptation ziremewe kuba wafashe Roma ya kanaka wowe ukayadabuta mu buryo bw'abanyarwanda nicyo gituma n'ubundi n'umuntu ushaka kwandika neza iyo ushaka kwandika neza yenda nko ku bibazo birebana n'umuco burya kugira ngo wandike nuko ubuzi abo ugiye kwandikira babaho bate kugira ngo utaza kujya kubandikira ibintu bitari byo mu gihugu cyacu nka za filime ujye ureba nk'urugero umuntu yafata nk'amafilime menshi akunda kunyura yenda abantu bifitiye bafite kunuze ku masede amenshi nayo muri Afrique de l'Ouest nko muri Nigeria burya agendana n'umuco wabo yagendana n'umuco wabo rero iyo bikunze kubera ko nta bindi ufite urabireba ariko ufite théâtre zacu na filime zacu zijyana n'umuco wacu birigisha kandi byagukundisha n'umuco wacu bagukundisha n'igihugu kubera ko uri kumva ibintu byanyu kandi ugakosora burya Imana yaremye umuntu atagomba kujya bangamira abandi noneho rero muri societe haje abantu babanganira abandi icyo gihe Imana yashyizeho abantu b'abaririmbyi akaririmbo keza kugira ngo babandi babangamira wiyumvira akaririmbo bashyiraho n'abandi bandika amafilime cyangwa amateatre akajya kureba iyo teatre cyangwa bya bindi akaba biretse kugira ngo ye kubangamira abandi kandi birimo n'intuze n'inyigisho nk'urugero natanga mu bantu b'abahanga bazi kwandika kandi bashobora kuba barahinduye unamubwiye munahuye wanamubwiye iyo duhuye ndamubwira ndi hari inganzo wahishe Pastor Rutayisire Antoine iyo duhuye ndamubwira nti wowe hari inganzo wahishe abanyarwanda kandi ikinamico zawe zarakosoraga urumva rero ikintu nk'icyo cyahirambwe ati wowe mutoza ati rwose ubu ngubu narahinduye ati kereka nanditse kuri Bibiliya urumva niba nanamuvuze gutyo umenye yuko yenda bitanzemo igiparu ariko nerekana yuko inyigisho nyinshi abantu bazi kwandika bagombye kujya bigisha n'abandi bazi kwandika barahari yewe ntabwo navuga ko nagize amahirwe yo gukora muri iyo domaine bikoramo nk'uko cya kibazo barambajije cya editing nayikoraga uko bikomeye kubera ko gufata ayo majwi nagiye gufata hanze haza nkayavanga n'ibikoresho bidahagije haza nkabivanga byamfataga igihe kirekire kugira ngo umukino nzawusohore twahitamo bare barafashe yitwaga studio ya 5 barabavuga ngo ni studio Umutoza Nyabyenda Narcisse nta wundi wayinjiragamo nta wundi wayinjiragamo ninde muntu warebeyeho cyangwa ninde muntu wavugaga ati uyu muntu mu gihe cye yarandikaga nanjye ntangiye kuwandika nabane uyu muntu yandika neza wareba uburyo techniquement uburyo bikoze nanjye akaba ibyo nkora yewe nagize amahirwe yo kubona abantu benshi sinavuga ngo nafashe kanaka wenyine kuko imikino yose yanyuraga mu biro narindimo kuko nko buri mwaka habagaho irushanwa muri iryo rushanwa hakajya nk'imikino 500 urumva
kujya gusoma imikino 500 nta yindi reference yindi wajya gufata kuko wabonye za intrigue nyinshi cyane zakunyuza imbere. Izo za intrigue rero zatumye nanjye ngira inspiration yo kwandika. Natanga yenda nk'urugero nk'umukino w'abahinyuza Innocent witwa urwabya rwa Nyabyenda. Burya uwo mukino urya mukino ntabwo wari watsinze irushanwa. Sinzi ukuntu babusomye nabi ariko gena nabusomyeho nawuhaye n'amanota, noneho bo muri jiri twari 10 bawuha amanota makeya ntiwatsinda. Noneho nza kuza kusoma, none troupe théâtrale yakinaga navuga nti hari umukino hariya mureke tuwufate tuwukosore tuwukine, noneho nyirawo nzamusabira amafaranga muri direction y'uko umukino ari mwiza. Umukino waje kuruta iyindi mikino yose yari yaragize. Urakoze usingeza ku kibazo cya nyuma nashaka kubaza rero kuko uzanyemo ikintu cy'amafaranga. Bari abantu urumva ko byumvikana neza ko bari abantu bandikaga kira gihe iyo bazaga mu marushanwa babaga bagira ngo mubahe nka motivation mu amafaranga kugira bakomeze banakore wenda. Mu gihe cyanyu iyo ubyitegereje wenda uraza kubidusobanura neza kurusha twebwe uko tubibona, usanga mwebwe harimo passion cyangwa se kubikunda kurusha gushaka indamu bitandukanye n'igihe twebwe tugeze muri uyu munsi wa none. Twe utekereza ikintu dutekereza n'amafaranga yitaza ako kanya. Amafaranga mwarayabonaga kira gihe. Ikindi uza gukomerezaho ibihangano byawe uyu munsi wa none bifite ububiko buzima ku buryo umuntu yakibona kiri kodinze cyagurwa wenda kikakwinjiza amafaranga muri no munsi wa none kuko biracyakunzwe n'ubwo ari uyu munsi iyo zira théâtre zanyu bazisubijeho dusa nkaho twongeye kuyumva bushyashya kandi twari twarayumvise, cyangwa se niba hari ikindi cyakorwa kugira ngo bizongere ishyirwe ku murongo neza noneho zigira akamaro n'igihe wenda muzamutakiriwe ariko zigira akamaro zikagirira na famiye yawe. Cyo ni ikibazo gikomeye kuko n'abantu batangiye gukora amafilime nabo icyo kibazo baragifite. Imikino kugira ngo ugire umukino mwiza ugumishe mu kabati ntugurwe cyangwa se ntubone aho ucuruza, nuko bishobotse haba nk'umuntu nk'abantu b'abaterankunga cyangwa n'abandi babireba kugira ngo ibi bihangano bye gupfa ubusa abantu bazi kwandika bigume mu kabati, nuko haba ahantu babigurishiriza. Nk'ubu ngubu warumbagije kuri icyo kibazo cy'uko habagaho utwo dufaranga yari make cyane. Umukino wabaga uwa mbere bawaga amafaranga 100,000. Urumva rero icyo gihe muri za 80 90 yari amafaranga. Icyo gihe yenda yari afite icyo gihe yari menshi uko kuri kubivuga yabonaga 100,000 ukumva nyine uri fieri yuko umukino wawe wakoze.